nkuko babizi njye nitwa Nick. Ndumva ari ryose kuvuga izina rimwe sibyo byiza, reka mbe ndivuze wenda biranazanga gukura. Ndagira ngo utangire byibura urasa ku ntego, ugira icyo ubwira abakunzi cyangwa se abakurikiye Arena Media TV. Gusa nkuko wenda wakoze konsura gusa urebye muri make ni nk'ubutumwa nshaka kugeza ku baturarwanda bose muri rusange, by'umwihariko abasore bagenzi banjye n'abagabo muri ibyo byiciro ubundi. Yego, no kuvuga ubutumwa ufite bugenewe igitsina gabo gusa, nta abagore bose ntago bibareba? Ku bagore wenda navuga yuko ari nka 30%, ku bagabo ni nka 70% urebye ugenekereje. Ndagira ngo rero murabyumva rero abakurikiye Arena Media TV, uyu mutumirwa wacu yitwa Nick. Hari ubutumwa afite yageneye urubyiruko ndetse n'igitsina gabo muri rusange. Ubwo nanjye ndategereje nyine ngo mbashe kumviraho, kuko nanjye icyo gitsina gabo ndagifite. nawe akantu butayemo ni byiza. Rero mugabo gusa njye nka message nshaka kugeza ku bantu bose cyangwa by'umwihariko abaturarwanda, kuko ari nanjye ndi umunyarwanda. Muri makeya ni umuntu ufite ubumuga wenda waje guhura n'ubumuga nyuma bwo kuba atavuga, ntago avuga ngo amajwi yasohoke bitewe n'ikibazo yahuye nacyo. Byabaye ngombwa rero ko ngewe ambwira ngo mutangira iyo message bitewe nuko ari umujama wanjye, twabaga turi kumwe kenshi cyane, turi kumwe iyo life yenda yizi, byabaga mbizi mbibona. Donc rero ngiye nyuma za kumbwira ati uzankangire iyi message igere ku banyarwanda, kugira ngo buri mumwe wese nawe bitazamubaho nkuko byambayeho. Gusa nyine nk'abafite umutima ukomeye bambe woroshye nyine basa bagerageza bikarome mukona nyine, kuko nago biri bubite bibabaho. Gusa nyine nabo barebe kure, nabo ni abantu bakuru cyane. Gusa nangiye natinze mu magambo. N'umujama twabanaga mu buzima busanzwe dukorana akazi kamwe. Donc rero rimwe nza kumwe nyine, urabizi abasore ukuntu dukunda gukora agakungu tugatembera. Twaratembere dutembera ahantu mu makaritsiye mukuntu nyine, twagiye twambaye bimwe by'abasore b'iki gihe. Turangije nyine kumwe nyine ureba icyandwe tukiyongoza. Bizi na Imana sindaba kiri umusore, sindaba nagushaje, ariko njye ntabwo njya mu by'abana man. Siko rero mvugo man, natwe turi kujya twumva nuko. Gusa nyine donc tumaze kwiyongoza ibyana nyine kumwe nyine, buri wese yiyongoje iki kandi njye none nanjye wanagifashe nyuma, wese akibona ku kanya njye nyifata nyuma. Noneho donc noneho mwana nyine kumwe by'abasore byacu nyine ahita kibwira tuzansange mu kavumo. Noneho se mu kavumo yaraje rero arakwataka uragisoza. Ntago njye nagisoje, ahubwo niwe wagisoje, kuko uhanjye we ntago yaje mama. Ntago yaje, ahubwo uwo nguwo nyine we yaraje. Barabigenje gutyo nyine bikaba karabaye. Biba birarangiye. Ubwo nyine byateyemo kabiri nyine, umubebe nyine uko bavugana kenshi bakunda kudiringa ati noneho icyana kita kimwe mushitura cyo kiramubwira atogo njye nzaza kukwisorera. Kandi uziko abatipe ari twe twibwira abana ngo bazadusura, ahubwo cyo kiramubwira ngo nzaza kukwisorera. None arangije nyine baramubwira ati se uzaze nyine, urumva nayo ari yorose wobyotse. Arangije aramubwira ati nzaza. Saje ariko kuri telefone nyine namubwiraga ati ariko njye ntago nzagenda utagize udakoze bya bindi. Ni bicyarye ntago mbizi, ntago nkabiyoberwa. Ni ibiki bivuga bya bindi mani, adakubise ibinyoni. Nibyo byeze mani, nibyo byeze. Noneho nyine umutipe ati tipe nati yarebe idobire n'ahantu yayikuye muri ibyo makaritsiye nyine, mugora ati ahubwo uri kontindira. Noneho nyine arangije donc araza, amaze kuza ariko akajya akunda kumubwira ati ntago nzagenda utabikoze. Nanze kwivuga abana batazabyumva. Ntabwo nyine nawe yasabyumva. Donc rero nyuma umubebe baza
aza kuza, amaze kuza baza kuryamana, bamaze kuryamana nyuma haciyemo nk'iminsi ariko ntago bahise baryamana ako kanya, ahubwo byatangiye we akajyaza yamara kuza akaza akamusuhuza nyine, akamusura bimwe by'abakobwa nyine bakundana, umusore akifatamo ngo umukobwa atazanshishamo ijisho afite gahunda yo kumugira umugore. None arangije rero araza bararyamana, bamaze kuryamana donc noneho nyuma akajya umusore uko aryamye akajya aryama, yajya ubwo rimwe igihe aryamye, igihe asinziriye agiye kubona yicuye, abona urugi rurafunguye, arebye ku rugi rwo hanze nabwo abona harafunguye. Donc yarangije nyuma ahita abyuka, ahita afata akabanda nyine, kuko ubura umuntu w'umusore afata agakora nyine ahantu kari mu mfuruka mu kuntu. Arangije nyine ahita afata n'itara, ahita ahaguruka nk'umusirikare nyine, arangije aragenda arabikurikirana, ageze abona urugi birafunguye, nta kintu bibye, ibintu byose birahari. Noneho ubwo arongera arakinga, maze gukinga arongera nyine, arangije gukinga arongera araryama, amaze kuryama biteye nanone haciyemo indi minsi, birongera biba nanone bwa kabiri kwa kundi. Arongera yibaza ibintu bimubaho nyine bikamuyobera, ariko ntiyari kubibwira umwana, ntiyari kubibwira baby we nyine. Arangije araza wa mu baby nyuma, ahubwo aza kumubwira yuko atwite inda ye. Cyagiye bakibikora bwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu havuyemo umwana, ariko ntumbaze inshuro yabikozemo. Niba ari iya mbere yitwaye ntabwo mbizi, niba ari iya kabiri ntabwo mbizi, ariko yatwaye inda nyine bari bakora mu miti, bakoramo ukuntu harimo biri aho bibera. None arangije nyine umutipe wanjye arabikurikiranye, umuvibo amaze kumubwira ati ngenda twite inda yawe. Iwe ndavuga nego ko mwana. Noneho nyuma agiye kubona nyine hazamo ukuntu rimwe ndamwanira ko wazahetse tukajya gusengera. Tipe wawe rero ko arambwira ati ntago najye bwa mbere ngiye gusenga, we niyajyayo bwa kabiri bwa gatatu sinzi ukuntu yagiyeyo. Bari abantu nyine ndi kugenekereza mu kinyarwanda nyine, sinzi niba uri bumfashe, sinzi uburyo kindi abanyamasengesho. Ariko barandiraho gaturiya mutipe ko tubona ameze nkaho yaziwemo ukuntu, ariko ngewe ibyo ntabwo byanari mbizi man. Byakundaga nyine gusohoka ari nijoro. Rero donc nyuma arongera nanone biza kuba bwa kabiri nanone, kubera ko umugore nyine yakundaga gusohoka nijoro, umugabo agasohoka nyine akamubwira ati se usohoka ujya buri joro, umugore umukobwa akamubwira ati mba ngiye kwihagarika. Nyuma birongera biraba nanone bigaruka nanone, agiye kubona umukobwa nanone afite ibikomere, yibazana ibikomere biva bikamuyobera, yabaga ari mu rujijo nawe ubwe ku giti cye. Rero arangije nese ibikomere yabaga afite sa n'udushanyirizaho, ni ibikomere bimeze gute? Yabaga afite sinabi, yabaga afite ibikomere mbene hano mu maso, hano mbene gutya. Yego. Komeza nari. Arangije nyine nyuma sinakubwiye ko yaje gusama inda ye. Amaze gusama inda ye nyine ubwo urumva nta muntu w'umugabo nyine nawe ari kushyashyana ngo ari kwita kugira ute kwitegura umwana. Ariko nyuma nyine wa munyamasengesho aza kubonamo akantu, aravuga ati no muntu nyamara nuko uzamugarura gusenga. Nkajya mujyana nyine agapinga, ariko akabyanga akanga no kunkurikira. Nje nkigiraho rimwe na rimwe nyine, kuko nanjye ntabwo nabwira ngo nakundaga kujya gusenga cyane. Hoya babaga ugiye kwirebera ibyana man, se ntubizi man. Abasore niko bateye, ni gato ariko ni gake cyane, ntabwo nageze ahawe. Nta kibazo. Yego. Arangije nyine rimwe tuza kujya gusenga, tugiyeyo umunyamasengesho aravuga ati, arangije aza kutwaka noneho amasengesho y'umwihariko. Tujyayo, tumaze kujyayo aravuga ati se ubundi mwizera Imana? Ntabwo utavuga ngo ntabwo ayizera, turayizera.
ajya yaradusengeye turadusengeye nyine yabanje kudusatira isi mwakemera tugasenga Imana turabyemera arasenga amaze gusenga atubwira yuko umugore yita ko ari umugore atari umugore ahubwo ari umuzimu ko wikanga ni umuzimu ndati oya umuzimu se gute tuwarongoye umuzimu aya masengesho rero buriya se navuga ngo ni babi cyane oya ni beza cyane arangije rero nk'ibisanzwe arangije aradusengera amaze kudusengera aratubwira ati ugomba kujya ukunda Imana cyane. None se uwo muntu bakimara kumubwira ko umugore wari umuzimu yabyitwayemo ateze yabyakiriye ati? Ntago yabyemeye nyine yarabyemeye yabifashe mo gakeya ariko ntiyahita byakira we kibaza ati ni gute naho umuzimu se umuzimu birashoboka kuba nyine wabana n'umuzimu ntago byumvikana nyuma ndakomeza nkajya mu kuhatira tukajya gusenga ariko aza kwemera aza kubyumvamo yuko noneho yaba koko ari umuzimu ariko nyuma umwete ahubwo aranatwite mugiye kuzabona umwana ati ahubwo n'ikimenyimenyi kumubona yakomeretse yakobana burya nta bikomera bakubeshye ahubwo aba agiye gutwara impinja z'abandi tiburiya uriya aba afite misiyo kuba yaje kugira ute kureba abantu ku isi ni nk'umusaruzi muri make ahubwo nawe araje gusarura abandi ufite ubwoba se mani we yari ariho afite mission ku isi nyine haje afite mission ku isi ubwo ibyo bikomere yabigiraga twari impinja ndetse n'ababandi yaje kuri misiyo aje ku isi nyine ko batwara uwo mugore we yari afite misiyo ku isi yaje ku isi afite misiyo nyine urumva no umuzimu urabizi hari ukuntu bazamuka erega baturimo nuko tuba tutabyemera ariko ubundi baturimo ariko ubundi abanyamasengesho bo barabibona ubwo rero deni umugabo nyine yaravuga ati se wa mugani bya bikomere muramubaza ibi bikomere ubundi n'ibikomere ki biramucanga ariko kandi koko kenshi yakundaga kubyuka akabura umuntu rero biza kubaho nka gutyo by'ibikomere bamubwira yuko noneho yuko aba yagiye gusarura nyine bagahita bamutwara gutyo nyuma nibwo baje kumubwira ati uzabwire umugore wawe aze tumusengere muri kumwe arangije nyine arabimubwira amaze kubimubwira abanza no kubyanga umukobwa arabyanga amaze no kubyanga nyuma baza kwemera arajyayo amaze kujyayo turagenda barasenga bikomeye undi ati ngiye none bigezeho wa mukobwa noneho imbaraga z'Imana zimaze kumufata zirakora buriya zimaze kumufata nta kindi yari gukora yatangiye ijambo yavuze ati misiyo yanzanye ku isi sindayisoza ngomba kuzava hano ku isi misiyo najejemo nyisoje baragumye barasenga bigezeho ku bwa burembe bigezeho nibwo twagiye kubona tubona wa mugore basenze abanyamasengesho bose bahagurutse barasenga bigeraho tugiye kubona tubona turamubuze mwaramubuze turamubuze mubyitwaramo gute rero nyine urumva njye narapingaga umva ko atari byo ibintu bavuga ngo umugore n'umuzimu ntabyumva nkibaza uburyo cy'umutipe yaterese umukobwa amureba ari iji yanjye umuntu akaza kugira ute akaza kuba umuzimu nyuma bikanyobera nyuma biza kugenda gutyo ubwo umukobwa amaze kumusengera amaze kugenda nyine ubwo yari amaze kuba umuzimu nyine yagiye aba expired nyine turabyumva umuzimu yaragiye umukobwa arasigara cyangwa umukobwa yajyanye n'umuzimu ubwo yese ajyana nawe barakomeza barabuze ninde biragiye bicirishe ninde biragiye ababuze ninde arangije nyine bo abanyamasengesho bawe bamuhaye kondisiyo mbaza ngo nizi ngo kureka iki ngo kureka abana bato urumva ni umusore kandi nibyo azize utamubwira ati igitsina gore aho kiva kikagera ugomba kuzinukwa baratubwira ati namwe basore mugomba kureba si ngombwa ngo muhubuke muzana mujya mu bakobwa biki na biki
gusa byarakomeje bamuhereza kondisiyo ivuga ngo nta gitsina gore yemerewe kujya apfa kugenda asuhuza cyangwa yisanzurana nacyo cyane. Baza kubimubuza kandi baramubwira ngo aho uzajya ugenda mu nzira hose ugahura n'umuntu ufite utwite cyangwa se waba ufite umwana akagusuhuza ntabwo wemerewe kumusuhuza, ahubwo niba binabaye ngombwa ujye uhita upfuka musenge. Ntubona bitabaye ngombwa udafite uburyo cyuri busenge, ahubwo ujye usengera no mu mutima. Urabona n'amasengesho mu mutima arakora. Hari ahantu nyine waba uri utabona uburyo cyupfukama cyangwa uhagarare, ariko ubundi umutima ubundi niwo wa mbere ubanza guhereza Imana. Ubwo rarangije nyuma ubwo bamaze kubimutegeka gutyo, kandi wowe ngana ugomba kujya ukunda gusenga Imana cyane. Ubwo njye sinzi impamvu bamubwiye ibyo byo kuba wenda umwana yaba bamufite azajya ahura n'abamama nyine bafite abana akabirinda, ariko by'umwihariko igitsina gore cyose agomba kujya ashyiramo ubushishozi. Yego, ubwo n'ubu ngubu ndumva yuko niyo nagenda no muri kaburimbo agahura n'umugore nyine byanamubayeho, nyuma tuza kubibona ndi kumwe nawe mbona arapfukamye rwose arasenze. Gusa ugendanye nawe ubona yuko nyine nta kibazo, gusa ukajya ukuntu arapfukamye ukibaza ikintu gitumye apfukama, we ababizi. Ubwo uko byagenda kose ababonye umuzimu. Wenda niko nabivuga ntabwo mbizi. Umuzimu abamubonye. Ariko ubwo sinzi nanjye, ubwo wenda uzadufasha mu gihe azaba hari. Urareje ntanunguye uzaza, numara kuza nta kibazo nubwo atavuga ariko aca amarenga azakubwira, uzabyumva mu biganiro bindi bizakurikira uzamwibariza n'abandi bazaba hari. Gusa nyine inama nabagira rubyiruko batipe banjye rwose nubaha ndabakunda, abantu baba mu mugara turi kwiganirira, kanye mbihorera mbanze twiganirire. Nzaba mbimenya nyuma ntikomereze. Okay, gusa nama nagira urubyiruko mureke twubaha umuco, tumenye ababyeyi bacu ubundi baratubyaye ngo tugire ute tubaheshe icyubahiro, n'igihugu cyacu tugikorere. Rero kuba turi gukura duta umuco ntaho turi kuva naho turi kujya, ahubwo turi kujya ahantu tutazi. Mu bakobwa dutereta nitaye ngo wenda nkunda n'abakobwa benshi ariko n'umwe nawe yaranyanze. Ntamuvuga izina niba umukora. Ntamuvuga kuko atazantera amabuye wanyica. Urumva? Okay, gusa nibareke dukunde buri kimwe cyose, ariko by'umwihariko abakobwa duse naho dushyizeho akabazo, kuko mu bakobwa bose dufite harimo dufiteho misiyo. Rero ntabwo twabizera. Mureke utazahura n'umuntu wagiye kunywa nk'icyayi cyangwa wagiye kunywa nk'akantu ahantu bari nkamwe mujyayo, ugasanga uhuriye n'umuntu ukagira ni umukobwa kandi n'iki ni umuzimu. Baturimo. Gusa by'umwihariko ikindi cya mbere, mureke dushyire amasengesho imbere, dushyire Imana imbere, tuyikunde. Nitumara kwikunda Imana izaduha imbaraga, ibyo byose tuzabicamo, kuko n'uwo mutipe sezi ngiza asigaye akunda Imana cyane. Kuko ngibyo kuva ibyo byaba nahise mbireka, nta nubwo nigeze mbikora, ariko na mbere hose ntabwo nabikoraga. Yego.